kwesa imihigo muhando kutundi turere mu gitaramo cy'imihigo horana ijambo n'ijabo ryawe mu migabo n'imigambi hano uhora ugera ku ntego mu miyoborere myiza mu mibereho myiza mu bukungu n'ubutabera. Igikorwa cyo gusinyana imihigo cyabereye ku rwego rw'akarere ka Ngoma cyitabiriwe n'ubuyobozi bw'aka karere n'abo mu nzego zitandukanye zirimo iz'ubuvuzi, uburezi, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge n'abayobozi b'amashami mu karere. Imihigo yashyizweho umukono n'iy'inzego bahagarariye zahize kuzesa muri uyu mwaka w'imihigo wa 2020-2021. Ni igikorwa cyabaye nyuma y'uko mu kwezi k'Ukwakira 2020 habaye igikorwa cyo gusinyana imihigo ya 2020-2021 na Perezida wa Repubulika nyuma yo kureba uko uyu mwaka ushize wa 2019-2020 yeshejwe. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Nambaje Aphrodise avuga ko muri uyu mwaka akarere ayoboye kahize imihigo 49 ikubiye mu nkingi z'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Uyu mwaka utashye dusinya imihigo tugomba no kwesa muri uwo mwaka bijyanye n'ingengo y'imari haregwa n'imihigo biri mu gice cy'ubukangurambaga cyangwa mobilisation tugomba gukora ko tudakoresha amafaranga dukoresha amaboko yacu cyangwa se yo kwigisha, ariko by'umwihariko iyi mihigo twasinye uyu munsi ntabwo ari imihigo y'akarere twayisinye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nanone mu mihigo y'akarere haba harimo n'imihigo twita mito twita sub district mihigo. Iyo mihigo rero akenshi iba iri ku rwego rw'umurenge, ikaba ku rwego rw'ibigo nderabuzima, ibitaro, ndetse hakaba n'imihigo by'umwihariko mwabonye dusinyana n'abayobozi bazahindutse. Imihigo yabo rero yose iteranye yabo babonye buri umwe ku wundi, iyo muri unité y'ubuhinzi, imiyoborere, muri unité y'ubuzima, imihigo ya titulaire wa centre de santé, imihigo ya directeur w'ishuri, imihigo ya directeur w'ibitaro, iriya yose ni ya yindi ikaba imbumbe y'imihigo y'akarere. Kuko ni imihigo y'akarere tuba twagiye tugabanya kugira ngo buri rwego rugire uruhare mu kwesa imihigo, hanyuma tukaba rero twe twasinye imihigo mu rwego rw'akarere igeze kuri 89. Iyo mihigo tukaba tuyigabanya mu bice bitatu bisanzwe tuzi: ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'imiyoborere. Imihigo rero yacu dufite iyo tuvuze imihigo y'ubukungu akenshi bayibanda ku buhinzi, usanga igice kinini kibanda ku buhinzi, ariko tukajya no mu bikorwa remezo, kubaka imihanda, aho tugomba no kubaka gutunganya ibishanga. Niyo igenda ikitwa imihigo y'ubukungu, ikunganirwa n'imihigo y'imibereho myiza, akenshi tuba twibanda ku burezi, ku buzima, kugira ngo mu bikorwa bimwe biba bizakorwa barimo gushishikariza abaturage mu buzima kwirinda indwara cyangwa se kwipimisha indwara zitandura, harimo kubyarira kwa muganga, gusuzumisha abana ibijyanye n'ubuzima bw'imirire yabo. Ibyo nibyo dukunda kugaragaza cyane mu mibereho myiza. Nyuma hakaza n'imihigo y'imiyoborere. Imiyoborere akenshi tuba twibanda mu gukemura ibibazo by'abaturage, byaba ari ibibazo bisanzwe abaturage bahura nabyo, ariko by'umwihariko niba byaragiye mu nteko z'abaturage cyangwa se byaragiye mu bunzi, ibyo nabyo tukabikora kugira ngo no gutanga serivisi, kimwe no kwandikisha abana mu irangamimerere, cyangwa se kugaruza umutungo wa leta tuba twaratsindiye, cyangwa se umuganda iyo dufite ibihe byo gukora umuganda, cyangwa se gutoza itorero iyo tuyishyira mu mihigo y'imiyoborere myiza. N'ingaruka gato ku mihigo y'imiyoborere imibereho myiza gikomeye cyane kinafata n'umwanya munini ni ugukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Kuvuga ngo niba hari abantu badafite aho baba tugomba kububakira, niba hari abantu bafite amazu ashaje atameze neza tugomba kubafasha kuyasukura no kuyagira meza, bikajyana n'ubwiherero, abantu bagomba kugira ubwiherero bwiza, abana bagomba kugira imirire myiza. Ibyo byose biba mu mibereho myiza, aho naho dushyiragira mu ijisho cyane, ariko bitanavuze yuko tugomba no kugira n'ibikorwa remezo bijyanye nabyo, birimo kubaka wenda dufite gahunda muri uyu mwaka tuzubaka ikigo nderabuzima cya Karengo cyari poste de santé,
poroje tuzafatanyemo na NERSAP urumva bari mu bigo kubaka ibikorwa remezo byo gutanga serivisi z'ubuzima. Numva rero iyo mihigo uko ari 89 twahize uyu mwaka nayo igira ya mihigo abanye nasinye n'abagizi b'imirenge ndetse n'abayobozi b'ibigo nderabuzima n'ibitaro n'abategeri b'amashuri. Iyo tuyiteranira twese buri wese mu mwanya arimo akesa imihigo ye tugerageza tugerageza kandi tuyesa hanyuma tukujije inshingano zacu zo guhiga no kwesa imihigo. Mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'iyi mihigo, nyuma y'uko akarere gasinyanye imihigo n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ubwo ikaba yemejwe, habaho gahunda y'uko buri rwego rwo mu karere uhereye ku bakozi bo mu karere mu nzego zose, abafatanyabikorwa n'abaturage mu ngo, basinyana imihigo n'inzego zibahagarariye, hagamijwe kwihutishwa ishyirwa mu bikorwa ryayo. Abayobozi mu karere ka Ngoma bashyize umukono ku mihigo inzego bahagarariye zahize muri uyu mwaka 2020-2021 bayisinyana n'ubuyobozi bw'aka karere. Bamwe mu baganiriye na Radio Izuba na Izuba TV nyuma y'uyu muhango baravuga zimwe mu ngamba bafite kugira ngo iyi mihigo izeswe ku bipimo byifuzwa. Yego, nitwa Manuel Nsengiyumva, umuyobozi w'ikore secondaire Kabirizi mu murenge wa Karere. Ingamba dufite nizo dusanzwe dukoresha n'ubundi gukora nka team, tugakora n'abantu dukorana mu nzego zitandukanye kandi buri wese agakora akorera ku ntego. Mu rwego rw'uburezi ingamba zihari kugira ngo abana bazatsinde neza amasomo, hari gushyira amakuru agenewe yose muri gahunda y'ikoranabuhanga bizwi mu cyitwa SDMS kandi bigakorwa kugira ngo nanone himakazwe imbere guteza imbere ireme ry'uburezi. Nitwa Gashana Rafiki Ephraim, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rukira muri Ngoma. Imihigo dusinya none hano umuyobozi w'akarere ni imihigo izadufasha kugira ngo tubashe guteza imbere ibikorwa by'ubuzima. Akenshi ikubiye mu bice bibiri, harimo igice kijyanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ndetse n'ikindi gice kijyanye no kurinda indwara abatugana ku bigo nderabuzima bitandukanye. Ingamba rero dufite kugira ngo tuyese, tuzakorana n'abakozi dukorana umunsi ku wundi kugira ngo dufatanye kwishyira mu bikorwa, dufatanye n'inzego z'ibanze, dukora ubukangurambaga mu baturage kugira ngo ubuzima bw'abaturage baza batugana bwose bukomeze kumera neza, kandi nk'uko natwe ariyo gahunda dushyize imbere kugira ngo turinde indwara, kugira ngo indwara nizigabanuka n'abaturage bazakomeza biteza imbere mu byo bakora, kuko icya mbere mu nshingano z'ikigo nderabuzima harimo kurinda indwara, harimo kuvura, harimo no kwigisha abaturage kugira ngo murakoze. Imihigo tumaze gushyiraho umukono aka kanya y'umwaka 2020-2021 uko tugiye kuyashyira mu bikorwa. Ingamba ya mbere no kwanza kuyimenyekanisha mu baturage, kuko hari imihigo hafi 90% tuyishyira mu bikorwa dufatanyije n'abaturage. Icya mbere no kwanza kuyimenyekanisha mu baturage ndetse no mu nzego nyinshi zitandukanye z'abafatanyabikorwa. Icya kabiri ni ugukurikirana buri muhigo na gahunda yawo uzashyirwa mu bikorwa, tugakurikirana buri gihe cyose ko washyizwe mu bikorwa. Ikindi ni ukujya dukurikirana ibyamaze kurangira, kuko hari nk'imihigo urebye uyu mwaka hari imaze kugera kure. Rero ntitwirare iyarangiye tukayikurikirana kugira ngo ku mpera y'umwaka igihe tuba turi gusuzumwa tutazasanga yaramaze kwangirika. Numva ari izo ngamba eshatu dufite kugira ngo tuzabashe gushyira mu bikorwa iyi mihigo dusinye uyu munsi. Kugira ngo imihigo izeswe ku bipimo byifuzwa kandi, umuyobozi w'akarere ka Ngoma Nambaje Aphrodise aravuga ko ari ubufatanye bukenewemo uruhare rwa buri wese. Imihigo, ijambo guhiga ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya ikigaruka ikavuga ngo guhiga imihigo utazesa urutwa no kutawihiga. Uwahize wese rero akaba yanasinye no kwiyemeza no kubigira ibye, kandi akamenya yuko agomba gushyira mu bikorwa ku gihe. Ubwo nanone niba wahize ku mihigo uzabese uyu mwaka ukakurenganuka kujyana umwaka utaha, ubwo haba habayeho gukererwa cyangwa kurangara. Turashaka imihigo rero bayisinye ari twebwe ubwacu nk'imihigo y'akarere tuyigira iyacu, kandi tukamenya ko ifite igihe igomba kweserezwamo, hanyuma ntitubikorere na twenyine kuko imihigo ntabwo wayifasha. Hari abaturage twari tuzi ko n'abafatanyabikorwa nabo buri wese uruhare rwe, ko nabo tuzagira umwanya wo gusinyana nabo, nawe uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa. Niba turi muri gahunda ya Girinka akavuga ati nzatanga 3, akaba byiyemeje kandi akabikora. Niba umuntu avuga ati jyewe ndi ikigo ADPR nzigisha abatazi gusoma no kwandika 100, akabikora. Turasaba rero nyine ko umuntu imihigo yigiriye kandi akamenya ko agomba kuyesa mu gihe cyagenwe, ariko by'umwihariko abaturage kubera yuko bagira uruhare rukomeye cyane mu kwesa imihigo, ubwo burya nini yabo twe baba batugize intumwa zabo cyangwa abakozi babo.
buriya imihigo y'akarere ni imihigo y'abaturage, bagomba rero kugiramo uruhare, kandi icyo tugiye gukora cyane ni ukurushaho kuyiganira no kuyumva no kuyishyira mu bikorwa abantu bumva ko barimo kuyisobanukirwa, ariko bo ubwabo by'umwihariko bafite imihigo y'umuryango. Imihigo y'umuryango, buri rugo mu ikaye yarwo rugomba kugira imihigo 3 n'5 narwo rushyira muri gahunda y'uyu mwaka. Bo kanatsinda nta nubwo bavuga ngo arayigira ngo birangirire aho ngaho gusa, bagira n'indangamikorere cyangwa indangamanota. Ubu nubwo tugaragara ko turi gusinya uyu munsi, ariko ndagira ngo benshi ko twatangiye no gushyira mu bikorwa, kuko igihe twayisozaga kwitegura hari mu mpera z'umwaka ushize, ubwo twatangiye ku itariki ya 7/7 muri twinjira mu mihigo mishya. Rero mu mihigo y'umuryango uyu munsi bareba mfite ikimoteri, niba yareze gukora ikimoteri cy'imyanda ibora n'itabura, narebe ko bifite. Niba yavuze ati nzatera ibiti 3 by'imbuto ziribwa, narebe ko avoka n'imiyembe yamaze kubitera muri iki gihe cyiza turimo. Yavuze ati nzatera ishyamba, ni igihe cyaryo, arebe ko imvura itaducika. Niba yaravuze ati nzakora ubusitani bwiza mu rugo rwanjye, iki ni cyo gihe cyaryo. Niba yaravuze ati ngewe nzorora inkwavu 10 cyangwa se ihene 5 cyangwa nzorora inka, natangire abishyire, kuko ejo tuzaba tuza gusuzuma urugo ku rundi tureba ngo mugeze mwese ya mihigo mwasinyanye na Mutwarasibo, mwasinyanye na Mudugudu, hanyuma ubwo twe tuzaba tubigenzura, ariko Mudugudu we na Mutwarasibo bazaba bamuhana amanota. Byaba byiza rero buri muryango utsinze ku kigero cyiza, kuko buriya gutsinda k'umuryango, gutsinda kw'isibo, gutsinda k'umudugudu, gutsinda kw'akagari n'umurenge niyo ntsinzi y'akarere. Meya Nambaje hari n'icyo avuga, kuko nk'akarere ka Ngoma bakiriye kuza ku mwanya wa 7 mu kwesa imihigo y'umwaka ushize w'ibihumbi 2019-2020. Aho turi imbere haracyarimo indi myanya myinshi tugomba kuganamo, bivuze ko tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tugere. Ubundi wiga neza wiga umwanya wa mbere, niho ujya, niho umuntu ahiga ajya, ntabwo ahiga ngo nzaba 30 cyangwa 25. Rero igihe turimo, niba ari uguhinga, ntabwo umuntu akwiye kuba arangara ngo yarahinze ibigori avuga ati nzeza toni 3 cyangwa enye kuri hegitari, noneho ananirwe kubibagara, ejo mu gitondo yeze ikiro 1.5 cyangwa yeze ibiro 100. Ubu ni igihe cyo kuvuga ngo ibigori byanjye nahize ko nzahinga hegitari 1 cyangwa igice cya hegitari, se bimeze neza, birafumbiye, birimo birabwirwa kugihe, uko niko kwesa imihigo. Politiki yo gukorera ku mihigo yatangiye gushyirwa mu ngiro na Leta y'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 mu rwego rwo gukorera ku ntego, bigamije kwihutisha iterambere rirambye.